Mana yari ibizi kuri buno video. 95% bamaze gusimbuka ino video. Bivuze ngo wowe usigaye niwe yari igenewe. Ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Niba ushobora kwizera umumotari utazi neza niba yaranabonye perimi, ukamutega akagutwara. Ukizera umushoferi atabanje kukwereka ibyangombwa bye, kuko uzi ko nyine atakoresha accident. Ukarya ibiryo batetse utazi niba banakuroze, ugapfa kugenda gusa nyine bakabiguha ukabirya. Ibyo byose ubikora kuko wizeye yuko nta kintu uri bube. Ariko wagera ku Mana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, kwizera kukagabanuka. Uko wiringira ibyo bintu byose nkubwiye, niko ukwiriye no kwiringira Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo uzafata umutima we akawushikamiza ku Mana, Imana ye izamurinda abe amahoro. Kandi ibyo izabikorera kuko yayiringiye. Muri ibyo ngibyo bavuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Ngo wowe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Sorry, ntabwo nzi kuririmba. Imana ntabwo ishobora gutuma ukorwa n'isoni mu gihe nawe wayizeye 100%. Yesu yaravuze ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ntabwo uyu musozi ngo uranduke utarwa mu nyanja. Bivuze ngo Imana yiteguye kugukoresha ibikomeye byose bibaho, kandi yiteguye no kugukorera ibitenzi bitekereza, muri kondisiyo imwe gusa yo kuyizera no kuyiringira. Niba ukeneye uburinzi bw'Imana neza no kugirirwa neza nayo no kuba amahoro, ni ukwizera Imana ukayiringira ukayishikamizaho umutima wawe, nk'uko ushikamiza umutima ku bindi bintu uzi neza ko ntacyo uri bube. Shalom.